Ni Kigali CNN. Mbere yuko mbabwira iby'urukundo rero rwa Aisha ndetse na Emrene, aho biri kuvuga ko mwibanga bari gukundana kandi urukundo ruri kugurumana. Reka mbanze mbabwire ko muri Kamonyi umuturage yarashwe nyine ashaka kugerageza gutema umupolisi. N'umuvugizi rero wa polisi y'u Rwanda SP Boniface Rutikanga, aho yasobanuye ko uyu muturage wo mu karere ka Kamonyi witwa nyine Nshimiyumukiza Alias yarashwe agahita apfa ubwo yageragezaga gutema umupolisi. Ibi byo rero bikaba byarabaye ku munsi w'ejo ku itariki ya mbere ijoro ry'ejo ku itariki ya mbere Ukwakira 2024, ubwo polisi y'igihugu nyine yafatanyaga n'abaturage mu gikorwa cyo guta muri yombi abantu bakekwaho guhungabanya umutekano w'abaturage. Reka twigarukire kuri iyi nkuru. Ewana ni inkuru iri kubica bigacika kuri social media, ndetse aho amakuru ari kugenda atugeraho ari uko urukundo rwa Emrene na Aisha ushobora kuba ari impamo. Ni impamo rero nkuko bamwe bari kugenda babisanisha nkuko gukundana kwa Nyambo ndetse na Titi Brown byagiye biza. Bamwe bavuga ati no besto umwe posting undi posting undi, biza kugeraho noneho beruye ku mugaragaro ahantu hose buri mwe agiye undi nawe akaba ahari. Ibi rero nabyo ngo nuko bitangiye, dore ko uno mukobwa nyine Aisha asigaye apostinga ifoto nyine ari kumwe na Emrene buri munsi, ndetse akagenda akunda gukoresha ijambo ngo besto wanje. Uyu munsi nibwo ya postinze nyine ifoto ye ari kumwe na Emrene, aravuga ati niba nje na besto wanje nta shyari tubateye, basi nimutwifurize umunsi mwiza. Uyu Aisha amakuru ari kugenda avugwa ngo nuko yaba yatangiye kujya mu rukundo n'uyu munyamakuru nyine w'ikinyamakuru cyangwa se wa YouTube channel yitwa MIE Empire, ndetse bikaba kuvugwa ko urukundo rwabo nyine rwaba ruri kubera mwibanga cyane, ariko ngo bari gutegura abantu mu mitwe aho bari kugenda bapostinga amafoto agiye atandukanye bavuga ko ari aba besto, kugira ngo nibiza kujya ku mugaragaro neza ko bakundana nyine bitazahita biba inkuru nyine isa nkaho ari inkuru ije gutwika. Mbega bise nkaho bamaze gutegura abantu mu mutwe nta gitunguranye, amakuru nyine yarasanzwe azwi cyangwa se ari mu mitwe y'abantu. Ni ifoto yavugishije benshi nyuma yuko uyu Aisha nyine apostinze avuga ko uyu Emrene ari besto we. Benshi bagiye batanga comment, aho uwa mbere yagize kuko nyine uyu Aisha yabazaga ati niba basi mutwifuriza niba basi tutabateye ishyari, niba nta shyari bibateye basi mutwifurize umunsi mwiza. Umwe ati turi amagweja ntitureba. Ambibutse aka kajambo amagweja nyine nakajambo kavuzwe nyine n'uyu mukobwa Aisha, umukinnyi wa filime umaze kuba icyamamare hano mu Rwanda. Undi nawe yagize ati uyu se nawe asigaye ari umusitiyu. Umusitiyu ubwo abatarakurikiranye iby'iyo nkuru naryo ni ijambo nyine ryavuzwe n'ubundi umunsi umwe avuga amagweja yari gukomoza ku ba sitiyu rero akaba umutwe umwe mu barinda perezida. Sitiyu mu magambo arambuye akaba ari counter terrorist unit, aho uyu nyine yavugaga ko abasore ba Sitiyu rwose ari abasore beza, ngo yavugaga nyine ko abasore beza bose bigiriye muri Sitiyu hagasigara amagwesha n'ibimonyo, niyo magambo yagiye akoresha. Uyu rero ahise avuga ati uyu se nawe aba muri Sitiyu, ni nko kuvuga ngo se Emrene nawe ni umusitiyu, ko wavuze ko abasore nyine bazima ari abasitiyu abandi ari ibimonyo. Undi nawe ati ubwo yabwiraga Emrene ati iyaminiye mugwanemo maze ruhani nkoyoyo. Undi nawe ati meruka umuha ururabyo byaje gucamo se umunsi Aisha ibihe byiza mugisi. Yes, niko we yababwiye nyine. Ni inkuru iri kugenda iba kimomo ko aba bastari bombe bari kugenda bakundana mwibanga, ndetse bari kugenda bisohoreshwa udufoto twa hato na hato bati naba besto. Undi nawe ati umunsi mwiza icyo kigweja ko cyatapfunye. Ati icyo kigweja ko cyatapfunye.
undi nawe ati mugire umunsi mwiza sha, nimba muri abasheri mukomerezaho muraberanye cyane, Imana izabahezagire. Ya ni byinshi rero byagiye bivugwa nyine kuri aba bombi, aba bakobwa, uyu mukobwa n'uyu musore, kubijyanye n'urukundo rwabo, aho ibintu biri kugenda nyine bifata indi ntera, ndetse mu minsi mikeya abantu bakavuga ko ari biri bube ari couple ikomeye cyane, nkuko muri no minsi twari tumaze iminsi tubona Nyambo na Titi Brown, aho byaje bavuga ko ari ububesto, ariko ubu ngubu ngo intera bimaze kugeraho ni intera ikomeye cyane. Ni Kigali CNN, ubwira ni kanda subscribe niba utarayikanda, kugira ngo dukomeze tubane kuri update ndetse n'amakuru abayiri wacicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye.